Benshi mu bakunzi bacu bakomeje kudusaba kubaha update ku mishinga twagiye tuvugaho itandukanye. Uyu munsi turavuga kuri Zaria Court Kigali iri kubakwa i Remera. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Sentence iguha update ku makuru y'imishinga y'ubwubatsi minini, kora subscribe kuri iyi video ubundi twemeze twibanire, ukore like, ukore share ndetse kandi igitekerezo cyawe wagishyira muri comment box, turacyakira tukacyakiriza yombi. Kandi dukomeje gushimira abakunzi bacu ba Sentence bakomeza batwereka ko badukunda, bakomeza kutwereka ko bari kumwe natwe mu biganiro byose tugenda ducisha hano ndetse n'ibindi byose bagenda batwereka ko bari kumwe natwe. Turabashimira tubikuye ku mutima. Ku batazi, Zaria Court Kigali ni umushinga w'umugabo witwa Masai Ujiri n'abandi bafatanyije cyangwa se n'abandi baterankunga be. Uyu Masai Ujiri ni umuyobozi ukomeye mu mukino wa basketball ukomoka muri Nigeria ndetse ufite ubwenegihugu bwa Canada. Ahayoboye ikipe ikomeye cyane izwi nka Toronto Raptors yayifashije gutwara igikombe cya NBA mu mwaka wa 2019. Uyu mugabo rero akaba ari inshuti yihariye cyangwa se akadusohoka ya Perezida His Excellence Paul Kagame, ari nawe wamuhaye igitekerezo cyo kubaka arena cyangwa se ahantu ho gukinira imikino y'amaboko itandukanye ariko hasakaye, aho uyu mushinga rero cyangwa se igitekerezo cyaje kuvamo BK Arena tubona uyu munsi. Dore ko ubwo barebanaga umukino wa imikino ya playoffs muri 2016 aribwo baganiriye bakaza kuvamo igitekerezo cyo kuba hakubakwa arena muri Kigali, aribwo rero haje kuvamo igitekerezo cyo kubaka Kigali Arena ariyo yitwa ubu ngubu BK Arena tubona uyu munsi. Ndetse kandi uyu mugabo agira uruhare runini mu bikorwa bitandukanye biteza imbere basketball mu Rwanda, aho hategurwa events zitandukanye cyangwa se ibikorwa bitandukanye. Twavuga nka Giant of Africa yagiye ibera mu Rwanda ikaza ndetse n'abahanzi ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, aho twavuga BR cyangwa se bizwi nka bar, aho amakipe cyangwa se irushanwa rikomeye ku mugabane wa Afurika rihuza amakipe atandukanye yagiye atwara ibikombe iwayo akaza gukorera amafinali hano Kigali. Byose rero ni ibintu byagiramo uruhare. Ndetse kandi twavuga n'ibindi bikorwa byagiye byubakwa by'ibibuga bitandukanye yaba ari muri Kigali ndetse no mu ntara, ibibuga bya basketball mu buryo bwo guteza imbere no kuzamura impano za basket. Muri uwo mujyi wo guteza imbere imikino yifuje gukomeza kubigiramo uruhare, aho yashoyemo imari mu bikorwa remezo, ariho haje igitekerezo cyo kubaka Zaria Court Kigali, aho yahawe ikibanza hahoze RBC i Remera neza iruhande rwa Stade Amahoro mu gice cyahariwe imikino cyangwa se cyiswe Kigali Sport City. Hiswe mu mujyi w'imikino bitewe n'uko ari ahantu dusanga amastade cyangwa se ibikorwa remezo bitandukanye by'imikino, ko yaba ari BK Arena tuzi ko ari ahantu habera imikino itandukanye y'intoki, imikino ibera mu nzu n'imbere, cyangwa se tukareba ino Stade Amahoro yuzuye nayo ni igikorwa remezo cyaberamo football n'imbere, hakaba haberamo imikino ya rugby, imikino ya atletism itandukanye, kwirukanka, gusimbuka n'ibiki, ndetse na Petit Stade ihari, ndetse ukaza no kuri ino NPC y'abafite ubumuga. Kumva ko ni ahantu cyangwa se n'igice cyahariwe imikino ariyo mpamvu hiswe Kigali Sport City. Ndetse kandi akaba haje nino Zaria Court Kigali nayo irimo ibikorwa byinshi bitandukanye bya sport. Ku itariki 14 z'ukwa munani muri 2023 nibwo Perezida Paul Kagame ndetse na Masai Ujiri bashyizeho ibuye ry'ifatizo ku mushinga wo kubaka ino Zaria Court Kigali. Imirimo yo kubaka yahise itangira, dore ko inzu yari isanzwe ari ibiro bya RBC cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Inzu itashyizwe hasi yose, ahubwo yahinduwe ikajyanishwa n'uko umushinga uteguwe, harimo gukuramo yaba ari ibikuta bitari bikenewe bitewe na gahunda cyangwa se bitewe n'uko umushinga wari upanzwe, ariko inzu yose ntabwo yashyizwe hasi, ahubwo hakuyemo bitari bikenewe cyangwa se bitari bijyanye na gahunda. Inzu iguma guhagarara, noneho ikorerwa amasuku cyangwa se itunganywa cyangwa se yubakwa ivuguruwe bijyanye na gahunda cyangwa se bijyanye n'umushinga uko uteye. Nk'uko mubibona bari basanzwe bayizi, murabona ko inzu yaravuguruwe ndetse kandi hongeyeho n'ibindi bikorwa cyangwa se hubatswe n'ibindi bijyanye n'uko umushinga uteguwe. Yaba ari iki gice cyo hepfo cyerekeye mu gisimenti, naho hubatswe ikindi gice, murabona hejuru hateyeho jardin, ibyatsi byo murabona ko ibyatsi byarafashe, ibyatsi byarakuze. Ndetse kandi no mu gice kigana kuri stade murabona ko naho hubatswe ibindi bikorwa bitandukanye, yaba ari inzu zongeweho, yaba ari kuzamuka kujya hejuru, ndetse kandi na rooftop n'ikindi gice cyakuruwe nk'uko muri kubibona cyakuruwe, yaba ari rooftop murabona ko isakaro harasakawe. Ndetse kandi hano hasi naho hari umwanya, kwitegereje neza, hari umwanya wateguriwe kuzajyamo piscine, kuko ino rooftop yaho izaba aho abantu bazajya bicara bakaganirira. Hazaba hari na piscine iri hejuru ku buryo abantu bazajya bahicara, yaba ari abari kunywa akantu kabo, bari kurya, bari gusangira, ndetse kandi n'abari kuba bashaka kuruhukira kuri piscine bakaba bakoresha piscine. Byose byarateguwe. Aha ngaha rero nta hantu bizakorerwa, nubwo hakirimo ibikwa cyangwa se bino bikwa nuko imirimo igikorwa, ariko urabona ko imirimo irimbanyije. Ibyo byose byagize ishusho cyangwa se
ko umuntu wakwitegereza neza igishushanyo nk'uko igishushanyo mbona cyari giteguye kibigaragaza, uhita ubona ibyo ari byo. Ndetse nk'uko twabivugaga ino nzu nayo yahoze ari iya RBC, murabona ko nayo yaratunganyijwe. Turavuga iyi nzu ubona ko irimo hagati y'ibishyashya, ahangaha yubatswe ibice byubatswe n'amatafari ya ruriba, ariko harimo inzu irimo hagati ubona ko yatangiye gusigwamo amarange, ndetse n'inzugi witegereje neza inzugi zatangiye kujyamo n'amatara amwe n'amwe yagezemo, byerekana ko nyine imirimo irarimbanyije y'amasuku cyangwa se amafinisage yatangiye, bigaragaza ko imirimo irimbanyije iri kugenda igana heza. Uko nari maze kubivuga, ahangaha rooftop ahagenewe pisine hejuru, umwanya wayo warateganyijwe muri dare, harateguwe, ibisigaye ni ukuyifungamo cyangwa se ni ukuyubakamo nk'uko bigomba gukorwa. Mu bindi hagati mu kibuga, hagati mu kigo, hagati neza rwagati hari igice cyateguye hazajyamo ikibuga cya basketball, ndetse kandi hari n'aho abantu bazaba bakwicara, aho abantu bashobora kuba bahagarara, hateguwe shelter cyangwa se icyo twagereranya nka hangari, ahantu hasakaye. Urabona witegereje neza urabona igice gisakaye kinini, nazo gifite isakaro rinini, ubona ko bimeze nka sale, ni ahantu ku buryo abantu bashobora kuba bahagarara bahakinira imikino itandukanye. Byose rero urabona ko imirimo ijyanye no gusakara, kuhubaka neza, urabona ko byateguye cyangwa se byakozwe, sigaye no kuhatunga cyangwa se no gukora ibijyanye no kuba hatunganywa neza nk'uko byateguwe. Hari ikindi gice nanone kandi kiri muri uyu mushinga, aho hari igice cyagenewe business ntoya, business ku bantu batandukanye benshi, twagereranya ba mikoro adashamaje cyane, aho hateguwe business, ahantu bajya bakora ama business zajya zifasha kuba zatanga serivisi ku bantu bazaba bitabiriye imyidagaduro itandukanye. Nk'uko twabivuze, hano hazaba ari imyidagaduro itandukanye, yaba ari imikino, ikinamico n'ibindi bitandukanye byafasha abantu kuba baruhuka. Rero hazaba ari aho gukora izo business zitandukanye zafasha abantu kuba babasha guhaha cyangwa se kugura byinshi bitandukanye bakenera. Ibikorwa biri kubaka aherereye kuri Migina cyangwa se kuri parikingi ya VIP ya Stade Amahoro, aho hari kubakwa ibikorwa bizakira izo business tumaze kuvuga, aho hari kubakwa hakoreshejwe kontineri zimenyerewe cyane ku makamyo atwara imizigo yambukiranya imipaka, ariko bikaba biri kubakanwa ubuhanga cyangwa se na tekinoloji, aho hitabajwe kampani yo muri Kenya yitwa ISM Containers, aho kontineri zitunganyirizwa muri Kenya zigakorwa mu buryo buzwi cyangwa se mu buryo buteguwe, ku buryo zizanwa hano i Kigali ari kuzifunga gusa cyangwa se kuzitondeka nk'uko byateguwe cyangwa se nk'uko byateganyijwe hakurikijwe uko byateguwe. Noneho bamara kuzifunga cyangwa se bamara kuzegeranya, hakakurikiraho gufungamo ibiburamo, yaba ari imiryango, amadirishya, ibirahure, ndetse n'amahandrails cyangwa se garde-fou cyangwa se bizwi nk'uturinda abasazi, kuko harimo kuzigerekeranya, kuko hari aho business zimwe zajya zikorerwa hejuru, bizajya bisaba ko abantu bazamuka, bityo rero haba hakenewe izo handrails zituma abantu cyangwa se garde-fou zituma abantu babasha kuzamuka byoroshye. Ubwo nimvuga garde-fou biriho na escalier, ko ntabwo bazamuka nta escalier. Ibyo byose rero bikaza bigafungwaho cyangwa se bigafungirwaho, bigasudirirwaho hano i Kigali. Muri kubibona amashusho atandukanye uko bimeze, yaba ari ibishushanyo cyangwa se n'ibintu byatangiye kubakwa hano, kuko imirimo rwose yaratangiye irimbanyije kuzubaka, hamwe n'ibishushanyo cyangwa se n'ifoto z'uko byatekerezwaga, ariko ubu ngubu noneho byatangiye no kubakwa hano i Kigali, aho izi kontineri cyangwa se izi nzu zajya zikorera muri izo business tumaze kuvuga zitandukanye, zirimo ubucuruzi bwaba ari nka cafeteria cyangwa se ahantu bashobora kuba banywera agakawa, banywera icyayi, ndetse kandi n'ibindi bitandukanye bimenyerewe mu bucuruzi bukorerwa mu mazu mato nka kiosk, azwi nka kiosk, aho abantu bajya bagura yaba ari amajezi, yaba ari uduki dutandukanye abantu bakwifashisha. Urabona ko imirimo yabyo rero irimbanyije. Ahandi rero harimo gukorwaho n'ahazubakwa ibibuga bya tennis ku gice cyegereye neza Petit Stade, ariko ku muhanda wo hepfo. Twibutsa ko Zaria Court Kigali izaba irimo ibikorwa bitandukanye, bizaba birimo imirimo itandukanye cyangwa se abantu bazahabona akazi ku bwinshi, kuko biteganyijwe ko byibura igihe imirimo izaba yatangiye abagera kuri 500 bashobora kuzaba bafite akazi gahoraho, kuko hazaba harimo hoteli yo mu bwoko bwa boutique izaba ifite ibyumba bigera kuri 80, kandi izaba ifite rooftop nk'uko tuzi tuyivuga, naho abantu baza bakicara bahaganirira, bakaba bahanywera agakawa, bazaba ari na restaurant bakaba baharira, ndetse kandi iyo rooftop izaba ifite na piscine tuzi tuyivuga mu kanya, kuko ibikorwa nabyo byo kubaka birarimbanije byo kubaka ngaho kuri rooftop, kandi hazaba hari ahantu ho kwidagadurira ngaho kuri rooftop. Kandi ino Zaria Court izayifitemo aho gutunganyiriza ibiganiro cyangwa se studio zabakurirwa ibiganiro bitandukanye bizwi nka podcast, aho ari ibiganiro abantu baba bari kugirana ari nka babiri cyangwa iki, bakabikodinga bakaba bagenda bakabikoresha mu buryo butandukanye, aho kubya uploadinga kuri social media zitandukanye, kubikoresha mu bitangazamakuru n'ibindi bitandukanye. Aho rero hazaba hari ahantu hateguriwe uburyo bwo kuyikodinga cyangwa se bwo kwatunganyiriza ibyo biganiro. Kandi zafitemo ibibuga by'imikino itandukanye, twose tuvuga icya basketball, tuvuze hazubakwa n'ibibuga bya tennis, ndetse kandi hazaba hari
ni ahantu ho kuba hakorerwa imikino cyangwa se imikino ngororamubiri twakwita gym. Ubwo ni sale ikoreramo gym, ndetse kandi nk'uko twabivuze hazaba ari ahantu hari umwanya wo gukorera ubucuruzi butandukanye, ndetse kandi twakwibagirwa n'ahantu hazaba hateguriwe kuba hakwerekanirwa ikinamico. Abantu bakaba bakerekana ikinamico cyangwa se bayihakinira bari kwereka abantu cyangwa se bari kuyipresenta imbere y'abantu, ndetse kandi hakaba hanabera na festivale zitandukanye, yaba ari festivale z'amafilime, festivale z'ibiki bitandukanye byafasha abantu kuba bakwidagadura. Ibyo byose n'ibindi tutavuze, imirimo yo kubaka cyangwa se yo gutunganya ino Zaria Court Kigali, biteganyijwe ko imirimo igomba kurangira mu mwaka utaha wa 2025, kuko byari biteganyijwe ko imirimo yo kubaka igomba kumara imyaka 2, dore ko yatangiye muri 2023 nk'uko twabivuze. Uyu mushinga wakozwe cyangwa se inyigo yakozwe n'umuhanga mu guhanga inyubako, mu guhanga imbata z'amazu uzwi nka Architect Corneille Adeyemi wo muri Nigeria. Bihabwa izina rya Zaria biturutse ku izina ry'agace ko muri Nigeria aho Masai Ujiri yakure cyangwa se akomoka, ko twavuye ko no Masai Ujiri ari muri Nigeria afite ubwenegihugu bwa Canada. Uyu mushinga ukaba uri kubakwa ku buso bwa hectares 2.4. Urumva ko ni ahantu hanini, na igice cyagutse. Ndetse kandi uno mushinga Zaria Court Kigali akaba ari itangiriro rya Zaria Court zagenda zubakwa ahantu henshi hatandukanye muri Afurika, nk'uko nyirabyo cyangwa se Masai Ujiri yabitangaje, avuze ko iyi ngiyi ari itangiriro ry'izindi Zaria Court zagenda zubakwa hirya no hino muri Afurika. Update zabyo rero tuzakomeza kuzibaha, tuzakomeza kuzitegura, tuzikugezaho nk'uko twagiye tubikora. Icyo usabwa ni ukora subscribe niba utari wayikora, kugira ngo tumeze tubane, kandi ntiwirengagize ko wakanda like kuri ino video, wakora share se, ubundi tukomeza tukibanira. Wakoze kutureba, wakoze kureba iyi video kugeza kuri uno musozo. Naho utaha, bye bye, ciao ciao.